Garutse bakunzi ba Butu TV nkuko twakomeje kubakurikiranira amashusho ya hari Nyabugogo murabizi hari mwitaje ya kabiri hejuru ya MTN haje kubera ikibazo bwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahageraga kava mu modoka aragasuhuza abaturage bari bamutegereje bishimye baje gusunika ibyuma byari bikorotije muri iriya taje baza kwikubita hasi dufite umwe warokokeye muri kiriya gikundi cyabashije kujya hasi beshi babajyanye no kwa muganga musore bimeze gute ni sawa nta kibazo amakuru y'indi misi amakuru yari meza nta kibazo oya nago yari meza ku munsi w'ejo ariko turashima Imana to kuba natwe tutabonetse muri bara abantu baguye hari hasi none kiriya gikundi cyanyu cyari kiri hejuru gitegereje umukuru w'igihugu cyabashije guhura n'ibyago mukisanga hasi wowe byaje kukugendekira gute ko nawe ngo uri mu bari muri kiriya gikundi we byaje kugenda gute nibyo koko nanjye nende umwe muri mwa kiriya gikundi nanjye ntago nende imbere ariko nanjye nende hagati yabo ahubwo nagire ubuntu n'umutipe twaturi kumwe w'inshuti yanjye nanjye ngiye kujyana nabo ngabo bari bagiye kujyana n'ibyo byuma umutipe w'inshuti yanjye abankura umupira asubiza inyuma nanjye yatangurura rwose kujyana nabo nanjye ubu ngubu mba nakomeretse kuko n'abandi bageze hasi bagakomereka ariko abageze hasi bagakomereka ubuyobozi bwahise buza ambulance ziraza zihita zibatabara bamwe bajyanwa kwa muganga abatakometse cyane barahaguruka baragenda none nta muntu wabashije kuba yapfira muri iriya mpanuka yabashije kuba yaba kubera ihahamuka nari mfite ntago nabashe kubyitaho ibyo nabonye nuko nabonye baguye hasi hari amaraso menshi ariko kuba bapfuye bo ntabwo nabimenya kuko nanjye mfite hamuka kuko ntajyanye nabona urumva ntabwo nabashe kumenya ese iriya manuka yabashije kuba yaba urabona yaba yatewe n'iki tunyuriremo muri makeya ukuntu we uri kubibona impamvu byatumye biriya byuma bivunika bikajya hasi kandi bikamanukana n'abantu nkurikije iriya mpanuka biriya byuma bisa nk'ibintu byari bimaze gusaza kuko abantu twari benshi dutegereje perezida turi kumureba yari yavuye mu modoka tumushagaye nyine perezida wacu dufite ibyishimo ariko ibyo byishimo nubwo twabigize harimo abatabisoje ariko twe twagize amahirwe tuba bazima mbese ikibazo ni biriya byuma byashaje niyo mpamvu hari benshi bari kuvuga ngo biriya byuma byubakishijwe iriya taje ngo ni ibyuma byoroshye cyane ngo na ferabeto byubatse hariya ngo ni ferabeto ya rimwe ese ku itaje nk'iyo ngiyo byaba bikwiriye kuba bakubakisha biriya byuma gusa ngewe kuko ntazobere ibintu byo kubaka gusa icyo nabonye nuko biriya byuma bisa nk'aho ari ibyuma bishaje ariko ibyo bubakishije byo ntabwo nabimenya kuko ntabwo ndi umwubatsi ngo bimeze Imana ikomeje kugutiza ubuzima kandi warokokeye no muri iriya mpanuka yari ibaye ese urashimira gute Imana kuri wowe ndashimira Imana cyane kuba yandinze ngashimira Imana kuba yandokoye kuko ntabwo tuzi neza bariya bahanutse bose niba hari abagera kwa muganga ntibapfe cyangwa se bagera kwa muganga ngo barokoke sibyo Imana yonyine irabikora ikabarinda aho ubundi nanjye ndashima Imana kuba ngabo bakwita nde banyitanza kubara Jean Marie Vianney akaba narindi hari munsi ya MTN neza ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo yahageraga yavuyemo kubera abanyarwanda bari bamwishimiye no kumubona ubwo perezida nawe ubwuzu yakira abanyarwanda biwe yavuyemo aragenda dusuhuza nibwo hejuru muri etaje begamiraga iriya bariko cyangwa se iriya iporoteje etaje biriya byuma iporoteje etaje ariko bigaragara yuko biriya byuma byari bishaje none wowe kugira ngo ubashe kuduha amakuru meza kandi wari ufite gihamya waniboneye n'amaso yawe we biriya bintu byabaye uhagaze hehe bo nari mpagaze neza harya kuri MTN nanjye n'Imana yakinze ukuboko
Imana yakinze ukuboko kuko numvise. Uratubwiye ngo wari uhagaze hara kuri MTN, wari uhagaze imbere cyangwa wari uri mu imbere? Urebye narindi mo imbere, sohokamo, maze gusohokamo ubona abantu bikubise imbere yawe. Mbona abantu bikubise imbere yanjye, ikibazo cya mbona amanuze amaraso yatembye. Abashinzwe umutekano barahageze cyangwa se abayobozi nibwo batwigizagaho kugira ngo tutabacura umwuka. Ku buyobozi bwacu bwahise buza, buhita buhamagara ambulance, zahise zizira ku gihe. Zaziye ku gihe rwose kuko nta minota nk'itatu yarenze zitahageze. Ese bari abantu bikubise hasi ugereranyije umubare urabona hari ahantu ni hanini, benshi bari bafasheho, ugereranyije ni nk'abantu nka bangahe bamanutse hasi? Barengaga nka 300 ahari cyangwa 250. Oya, ntago ari 300. 300 n'abarimo. Oya, bari benshi, yego sinagiye kubara umubare, ariko bari benshi cyane. Barimerera icyuma kuko bari bakegamyeho, aribwo bisangaga bamwe bari hasi. Abandi basigaye hejuru. Abandi basigara hejuru, nuko nanjye nabibonye kuko njye narindi naho hasi cyane. None ubutabazi bahise babubonera igihe, abaganga bahise bahagerera igihe ku buryo bahita babihutisha kwa muganga? Nuko bimeze gusa nuko ari abakomeretse bikabije, ariko icyo tukubwira nuko nka TV baziye ku gihe kandi abaganga babitayeho. Leta yacu turabizi ko ishoboye, irashoboye kuko na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaravuye hariya habereye ibiza, avuye kwihanganisha bahuye n'ibiza, afata mu mugongo n'ababashije kuba babura babo muri biriya biza byabereye hariya mu majyaruguru. Umukuru w'igihugu akunda abanyarwanda be, kandi natwe turamukunda. Ni ibintu twiyemeje nk'abanyarwanda kuko umukuru w'igihugu aduhora hafi, ibibazo byacu abimenyera igihe. Ese umukuru w'igihugu nk'ubutumwa wamuha, nk'ibyishimo wari ufite wagiye kumureba, wamuha nk'irihe jambo ryiza rikuvuye ku mutima? Icyo namuha, icyo navuga kuri ku buyobozi bwacu cyangwa kuri perezida wacu, nuko atuyoboye neza. Kandi ikindi cya kabiri, nta hantu byigeze binabaho twebwe rwose, cyangwa se nanjye aho naba narabyumvise umuntu w'umuyobozi umeze nk'uyu nguyu, kubera yuko n'amaso si wabyibona, n'amaso nayo yabikweretse buryo bamushagaye ataha. Turamushimira cyane kandi akomereza, Imana imufashe, kandi tuzongera rwose ijwi ryanjye niba bemeraga bagashyiraho ibikumwe bibiri, njye nabishyiraho kubera ko ubuyobozi kubwo atuyoboye, kubwo adutejeje imbere rwose. Ndumva nta yandi magambo menshi kuko igihugu ndimo mbona ari cyiza cyane. Dukomeza kwihanganisha n'abamanutse hariya kuri etaje baje kwirebera umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yaduhaye ibyishimo byinshi, kunyura mu baturage basuhuza. Kiriya kintu nacyo ni igikorwa cyiza cyane. Tubashe gushimira umukuru w'igihugu cyacu, igihugu cyiza, igihugu kirimo amata n'ubuki. Wese uko ubibona? Jewe uko mbibona, jewe biba bindenze niyo mubonye byonyine biba bindenze, niyo utararuri rwose biba bindenze kubera yuko harimo benshi cyane yagiye afasha, nzi bafite imibereho myiza, reba za VUP, reba gusa n'akabazo kagenda kaboneka nk'ibyo biza n'ibiki byose, ndabizi yuko agomba kubikemura ni perezida wacu. Ese nkawe wari uhari uri munsi hariya, we wahise utanga ubuhe bufasha cyangwa warebeye gusa? Ntabwo nabirebereye, twagerageje kujya gutarura abo bantu, gusa inzego z'umutekano zari zihari, cyangwa se abari babishinzwe cyangwa abaganga bari bahagije bo ubwabo. Bari bahagije. Imana ikomeze guha umugisha, kandi tukomeza gusengera n'abari abantu bahuye n'ikibazo bakisanga hasi. Imana ikomeze barinde, bave hariya mu bitaro amahoro, amahoro kabisa. Hari bene urabona se bitasitireye
ni hasi reba hano byacikiye hasi biragaragara ko ari bishyashya byari byaromotse ahubwo ntibabivuga. We ukomeje gukurikirana Butu TV2, aya ni amashusho y'umuturage wari uri kuvuga ati ibi bintu byari byaromotse barabisanasana. Nk'uko muri kubona amashusho hano ni ibintu bigaragara koko n'isima bashyizemo ntabwo ikwiye. Ikosa ni iry'iyi nzu, ryari nyiri iyi nzu, ikosa ni irye kabisa. nko kuri kubibona abantu benshi nta kuntu batari kwegamaho ngo bigende, ni ibintu bari barasanasanye mbere yose. Nk'uko muri kubibona uyu muturage ari kuvuga ati ibi bintu babisenye ngo na ferabeto kabisa zirimo ngo ni iz'amafuti. Wowe wakoze subscribe rero, Imana ikomeze ikumera umugisha. Korokira Butu TV2 ukomeze wirebera amakuru atandukanye hano mu Rwanda yose uyabonera igihe kandi babanje gushaka